Reka nongere kubaha ikaze mu gasobanuye k'uyu munsi. Ni umukobwa dutangiranye nawe, ndetse uyu mukobwa ni wa mukobwa utagira ahaba, mbese bakunze kubita aba homeless, mbese umuntu utagira aho ataha. Nuko nguko rwose uyu mukobwa yari ameze. Ndetse uyu mukobwa yifatiraga agafuka akagenda mu muhanda ari gushakisha basi icyamutunga, agenda atoragura amacupa, imyanda igiye itandukanye, akagenda rwose akayijyana ahabugenewe bakamuhemba. Ubwo nibwo buzima bwe, ariko mu bigaragara urabona ko nubwo ameze gutyo, ni wa mukobwa wiyitaho, umukobwa ugira isuku uko ashoboye kose. Ntabwo akazi akora kagomba kumugira nabi. Hari abantu usanga bahindutse bitewe n'akazi kabo, ariko uyu mukobwa we ntabwo ariko ameze. Mana yanjye, ese uyu mukobwa tugiye kureba yaje guhura n'izihe ngaruka? Byaje kumugendekera gute? Ubuzima bwe ni ubuhe? Mbese katuze kureba muri rusange byagenze gute? Ntuze gucikwa rero, uze kubana nanjye muri iyi nkuru, ndetse uze kugera ku musozo, uze kwirebera. Umukobwa dutangiranye nawe rero yagendaga mu muhanda ari gushakisha, ari nako afite agafuka mu ntoki, agenda mbese atoragura amacupa. Ni umukobwa ufitiye icyizere yuko umunsi umwe ibintu bizagenda neza, ubuzima buzahinduka. Arabyuka mu gitondo akaza gushakisha, ndetse barakureka aka kanya yari yazindutse ari kuza gushakisha ahangaha mu muhanda. Ni umukobwa rwose wizeye. Ndakugira inama kugira ngo nawe niba ufite ibibazo byaba bigukomereye, ujye wizera umunsi umwe bizakunda. Umunsi umwe ibyo bibazo ugomba kuzabivamo, mbese nawe ukabaho neza nk'abandi. Ese kubera icyo utabaho neza, abandi bo batanze iki? Bizakunda, ni ukuri. Ndakwihanganishije niba bitameze neza uyu munsi, ejo bizakunda. Ndetse uyu mukobwa ni uko yakomeje kugenda ari gutoragura amacupa kugira ngo arebe yuko yagwiza umubare cyangwa se ibiro ashaka kugezaho, mbese akaba yajyana nk'ibisanzwe akaza guhembwa. Katuze kureba. Mana yanjye, ariko uyu mukobwa nababwiye ngo yiyitaho. Ni umukobwa rwose utapfa kumenya ngo akora aka kazi, kuko iyo agiye mu kazi aba yambaye neza, yanataha nabwo akagera aha, mbese niba ari mu kiraro aba, mbese nabwo akagerageza kwiyitaho. Mbese urabona yuko uyu mukobwa yageragezaga mbese kumanaginga ubuzima bwe akabugira neza uko byagenda kose. Katuze kureba. Umukobwa niko ari kugendagenda mu muhanda, ndetse mu muhanda ari kugendamo harimo abantu, ariko uyu mukobwa mwabonye yuko yambaye ibirenge, nta n'inkweto afite. Ibi byose uyu mukobwa yageragezaga kubyihanganira, kuko nta kundi kuntu byagenda. Ubuzima niko bwubakitse, kandi ubuzima uko byagenda kose ugomba kubamo. Katuze kureba. Mana yanjye, gusa uyu mukobwa reka tumusabire umunsi umwe bizakunde, itara rimwakire, mbese nawe atangire kubaho neza nk'abandi. Ni uko nibyo byiza wakwifuriza umuntu nk'uyu nguyu. Gusa uyu mukobwa uko akomeza kugenda mu muhanda ari kugenda atoragura amacupa, niko inzara ikomeje kugenda imwica, niko inzara ikomeje kugenda imurya, ndetse ari gushakisha basi icyo yarya. Gusa kukibona biragoye, ni ikibazo. Ari gutekereza basi aho ari buze kuba yakura icyo kurya, byakomeje kumuyobera. Ari wowe wabikura hehe? Kandi nta hantu uzi biri, ndetse nta nubwo ugeze uvuga ngo natetse basi nabisize mu nkono ndibuze kurya. Mbese uyu mukobwa ibi byose yibazaga nta n'igisubizo yari afite. Sasa ako kanya hari umusore yabonye uri kuri telefone, ati uriya musore ngiye kumureba se basi hari icyo yamarira, kanjye kumureba. Nuko byagenze, umukobwa ati reka njye kumureba. Aragenda rwose yegera uyu musore kugira ngo basi arebe yuko yagira ikintu amumarira. Gusa biragoye, ab'iy'isi nta wamenya. Ushobora kujya gusaba umuntu akakwitegereza akareba uko umeze, akareba ubushobozi bwawe, akavana ku birenge akagera hejuru ku musatsi, yakubona yuko rwose uri umuntu utishoboye nyine, n'ubundi ugasanga arakwihoreye. Kuko abantu bo muri iyi si bashaka kubana n'abantu mbese babakire, bafite amafaranga, mbese ntabwo ashaka kubana n'abantu bari buze kumugora mu buzima bwe. Wapi rwose. Ariko uyu mukobwa ibyo ngibyo ntabwo yigeze abyitaho. Yaraje atangira kugenda abaza uyu musore, agenda amukoraho kugira ngo basi arebe yuko hari ikintu yamumarira. Araza aramuvugisha. Umusore uri kuri telefone yagiye kumva yumva hari umuntu umukozeho, ati ninde uri kunkoraho? Byagenze gute? Umusore agihindukira yitegereza umukobwa. Wa mukobwa we, uyu mukobwa avuye hehera? Uyu mukobwa nibwo buki? Aramwitegereza rwose,
ahera ku birenge abona uyu mukobwa nta nkweto yambaye. Nibyo nakubwiye, amwitegereza mu maso gusa akimubona mu maso abona ni umukobwa mwiza ndetse umukobwa uri kumusaba icyo kurya. Ati muntu w'Imana, ndakwinginze nukuri pe, ndakwinginze basi gira rwose undamire, ndapfuye meze nabi cyane, nukuri pe inzara imereye nabi, inzara iranyishe, nukuri mbabarira rwose ugira ukuntu wangenza, meze nabi cyane rwose, nukuri pe nushake umpe tuke gusa zirahagije. Impamvu amusaba tuke nuko mu gihugu cyabo usanga nyine tuke zihwanye wenda n'ijana bitewe n'ahantu uri, cyane cyane mu Rwanda. Mbese muzi ukuntu amafaranga 100 ari make, ariko yari kumusaba tuke, mbese ayo mafaranga ari make cyane kuko ntacyo, mbese n'ubundi ni kwa kundi usanga nta nicyo yakumarira, ariyo ari kumusaba. Umusore aramwitegereza, umukobwa akomeza gutakamba ati nuko ndakwingize ntumbwire ngo ngende, kuko ni wowe ndi kubona uri buze kunkiza ikibazo mfite, kuko inzara mfite nta undi muntu wayinyiza, kuko niwe duhuye bwa mbere, rero ugomba kubikora uko byagenda kose. Umukobwa aragerageza rwose, arihambira asaba uyu musore. Umusore nawe ati uyu mukobwa uje kunsaba ko ntapfa kugenda gutyo ntamuhaye, ubwo byagenda gutyo. Umusore mbese yishakamo amafaranga ati reka ngerageze ndebe yuko nabona rwose ikintu za guha uyu mukobwa. Nuko byagenze atangira gushakisha ati buretse gatoya ndebe yuko hari amafaranga mfite, gusa nyine ntuze kugira ikibazo, ayo uransangana yose ubwo ndibuze kuyaguha, sibyo? Ikindi kandi ntugire ikibazo, ubuzima buzakunda. Kumeze gutya ntabwo bivuze yuko ubuzima bwarangiye, uracyari muto, ibintu bizakunda ndetse uzabona umuntu ugukunda akugire neza, mbese ubu mwamikazi ugende aguteteshe. Gusa ibyo byose reka mugenzi wanjye nubona bibaye bitewe n'ukuntu umeze, nubona Imana mbese iguhinduriye ubuzima ikakugira neza, ntuzibagirwe ya minsi, uzayibuke, ndetse kugira ngo nubona umuntu uri ahantu wahoze uri uzibuke kumugira neza. Burya rero ntuzibagirwe amateka, kuko baca umugani ngo iyo wibagiwe amateka wibagirwa amategeko. Rero ntuzibagirwe ahantu wavuye, uzibuke kugira neza. Ndetse bidatinze umusore yese abona afite amafaranga, ayahereza uyu mukobwa ati ngaho akira, rero ugende urebe ukuntu wakigenza, sibyo? Ngaho rwose gerageza. Ndetse uyu mukobwa ati nukuri pe Imana iguha umugisha, urakoze cyane rwose, ndagushimiye cyane pe, ni wowe rwose muntu uri, mbese abantu bose bagakwiye kumera nkawe, bakakwigiraho ubumuntu. Nukuri pe unkoreye akantu ntazibagirwa mu buzima bwanjye, byanga bikunze ahantu hose dushobora kuzahurira nzibuka ineza yose wangiriye, urakoze cyane rwose. Umukobwa washimiye ahita yigendera. Ndetse reka nkubwire wa muntu we, bajya bakunda kukugira neza ntabwo byabura, ujye bukagushima, kuko bura iyo ushimye uba ugize neza. Ubundi iyo ushimiye umuntu mbese uba ukoze akantu keza cyane mu buzima bwe, ntabwo kajya kamuvamo. Umukobwa arangije aragenda, gusa umusore asigara ahangaha ari gutekereza ku bwiza abonyeho uriya mukobwa afite. Isigaye ari gutekereza ati uriya mukobwa umeze neza kuriya, umukobwa mwiza kuriya, ntabwo bishoboka. Mana yanjye urandebera di, umukobwa nawe uko yagiye ajyanye amafaranga make uyu musore amuhaye, agenda yishimye yayashegeye ati mbega amafaranga, ubu rwose pe aya ngaya ngomba kugenda nkayazigama nkayabika rwose, kugira ngo umunsi umwe nanjye nziteze imbere, nanjye mve muri ubu buzima, ahari bizakunda. Njye ni basi mbe nakodesha geto, nkakomeza nyine kugenda nshakisha mbaho nabi, ariko umunsi umwe ubuzima bukazakunda. Umukobwa ibyo ngibyo arabyizera, ari nako uyu musore umaze kumufasha asigaye ahangaha ari gutekereza byinshi. Ati umukobwa umeze kuriya, umukobwa mwiza kuriya, agenda ari gusabiriza ndetse akagenda ari gutoragura imyanda, mbese nk'amacupa. Kubera iki? Uyu mukobwa ni ukuri akeneye guteteshwa, akeneye kugirirwa neza. Ndetse ikindi uyu mukobwa ni ukuri pe abaye umugore wanjye ntabwo byaba ari ibintu bibi. Umusore aramwitegereza ati ni ukuri uriya mukobwa ararenze, uriya mukobwa ameze neza cyane rwose pe. Umusore yatangiye kwibuka ibintu byinshi cyane, ari nako atangiye kwibuka basi ikintu yakorera uyu mukobwa. Sasa barakwereka ibintu uyu musore yatangiye kwibuka kugira ngo basi abe yabikora, uyu mukobwa abe yakibukana umutima we.
yatangiye gutekereza uyu mukobwa ameze neza, mbese yambaye neza nta kibazo cye, mbese atangiye gusirimuka. Umukobwa nawe niko agenda mu muhanda nk'ibisanzwe. Ndebere gusa uyu mukobwa biragaragara yuko ubuzima bwahindutse, biragaragara yuko ubuzima bwatangiye kugenda bumera neza. Ariko nanone nubwo bitangiye kumera neza, ntabwo byakwiye yuko uyu mukobwa agenda nanone ari kujya mu kazi ke k'agafuka ke ka buri munsi. Ntabwo yakibagiwe, aragafite, akakazindukana mu gitondo, ari nako agenda ajya gushakisha. Umukobwa nuko byagenze. Undebere rwose ntabwo agafuka ke ajya akibagirwa, arakafata mu gitondo akagenda akajya gushakisha. Sasa umukobwa ageze ahangaha, ibyabaye ni ibi ngibi. Ese ni ibiki? Umukobwa yarashitangira gutoragura imyanda ahangaha nk'ibisanzwe kugira ngo ayijyane aho bari buze kumuhemba. Abikora neza. Ariko se muntu mugenzi wanjye, kubera iki ufite akazi keza ukaba utagakunda ndetse ukaba utakitaho, ukaba utagashyiramo imbaraga, ugasanga umuntu ufite akazi kabi nk'uyu mukobwa akunda akazi ke kuko kamuha amafaranga nubwo ari make cyane, ariko aragakunda, azi ko karamuhemba. Ariko wowe ntabwo ufite akazi nk'ak'uyu mukobwa, ariko ubunebwe bwarakwishe, nta mbese ubute ufite burenze urugero. Reka ubwise kuri mugenzi wanjye rero, hinduka umuntu muzima, umenye ibyo ugomba gukora. Ntabwo ahantu uri ari heza pe, sibyo? Uwo murongo urimo wahisemo ntabwo ari mwiza. Kunda akazi kawe, ibyo ukunda nibyo bizaguhemba, kandi ngo umurimo ukoranye umwete niwo uzaguhemba. None se sibyo byiza? Reka tuze kwirebera. Umukobwa yarazindutse mu gitondo nk'ibisanzwe, ajya gukora, ari gushakisha mu muhanda kugira ngo arebe icyamutunga. Sasa ibi byose ni ibintu umusore ari gutekereza ati, ibi ngibi mbikoze gutya byakunda nkaba nakegukana umutima w'uyu mukobwa, kanze kureba. Ibyo byose uyu musore akomeza kubitekereza, ari nako uyu mukobwa yigira mu kazi ke. Sasa bidatinze, wa musore ibyo yatekerezaga yatangiye kugenda abishyira mu mutwe, abishyira mu bikorwa. Araza atangira kwegera uyu mukobwa ati, he. Umukobwa aramwitegereza, aramwitegereza rwose, abona aramuzi. Ese abona yuko ari wa muntu basanganwe wigeze kumufasha umunsi umwe ubwo uyu mukobwa yarashonje. Ndetse uyu musore ati, wahaguruka ko nshaka kugira ngo tube twaganira. Uyu mukobwa aramwitegereza ati, njyewe se nganira nawe? Wow, nese ushatse kongera kumfasha? Mbega byiza. Uyu musore ati, yego nyine nibyo nshaka, haguruka aho ngaho rwose nkwereka akantu gukorera, kandi rwose urabizi yuko nta mutima mubi. Uri kwibona utese? Umusore aramwitegereza, abona ni umukobwa mwiza w'igikundiro, umukobwa umeze neza, ndetse wa mukobwa uteye neza koko. Mana yanjye, hey! Aramwitegereza, arabibona. Ukurikire undebere rwose. Ibi byose uyu musore atangira kubona uyu mukobwa ari umukobwa urenze, ndetse umeze neza cyane. Uyu musore ikintu gitangaje ni ukuntu mbese mu bigaragara yatangiye kugenda agira isoni zo kuba yabwira uyu mukobwa ikimugenza. Ndebere umukobwa nawe niko yakomeje kugenda yitegereza uyu musore ati, se none wambwira, nose ushatse kumbwira yuko ushatse kumfasha? Banza umbwize ukuri, nose nibyo ushatse kuvuga? Mana yanjye. Ndetse uyu mugabo ati, hari icyanzanye gusa nyine ntuze gutungurwa. Si byose ni ukuri pe, nyine njyewe utuntu twanjye ntukora gahoro. Ikindi kandi rero nizere ko ibintu ngiye kukubwira cyangwa se ibintu ngiye kuguha biri buse kugushimisha. Umusore hari ibyo ari kureba, ese ni ibiki? Ndetse agiye kubaha uyu mukobwa. Uratekereza se ari ururabo? Uratekereza se ari amafaranga? Kandi muzi yuko uyu musore yakunze uyu mukobwa, murabizi. Hagati y'ibyo ngibyo byombi rero hari ibintu watekereza kuba rwose uyu musore agiye guha uyu mukobwa. Katuze kureba ni amafaranga. Ndabizi ko watekereje ko ari ururabo rwiza cyane cyangwa se indi mpano idasanzwe yari yamuteguriye, ariko kuri iyi nshuro yamuhaye amafaranga. Ati, akira aya mafaranga. Ndetse uyu mukobwa ati, se none mugenzi wanjye ntabwo naba nkugoye? Wapi rwose, amafaranga wapi, ntabwo ari ngombwa kuko uyu munsi meze neza. None se amafaranga wapi? Ndetse uyu mugabo ati, nyamara ushatse wayakira, nta kibazo rwose. Ariko umukobwa ati, wapi rwose, ntabwo nshonje,
ntabwo meze nabi, ndebere. Ariko uyu musore ati rero nibyo naguteguriye, akira rwose aya mafaranga ugende rwose urebe ukuntu wakigenza, ndakwinginze ni ukuri. Ariko uyu mukobwa akomeza kugenda abyanga, ati wapi rwose. Ariko kera bidatinze umukobwa arayakira, ati nanone ubwo ukomeje kuyampa uri kuyampatiriza, reka nyakire, nta kundi kuntu nabigenza. Umukobwa arayakira ndetse ayakira yishimye, ameze neza. Uyu musore ari nako akomeza kumwitegereza, ati sha ariko hari n'akandi kantu nari nateguye, ndetse nizere yuko uri buze kubyemera. Twajyana hariya hirya kuri resitora tukaba twasangira. Nshaka kuganira nawe, mbese nshaka kugira ngo tumenyane, kuko ndi kubona wavamo inshuti nziza cyane. Ibi byose uyu musore abikora ari kugira ngo arebe yuko uyu mukobwa mbese batangira gukundana. Ariko umukobwa ibyo arabyanga, arigendera. Ati ubwo niboneye amafaranga kandi nkaba mfite intego yo kuba nazigama, nanjye umunsi umwe ubuzima bukazahinduka. Rwose ibi bintu ni byiza cyane. Umukobwa aragenda ndetse uyu musore ntabwo yigeze anyurwa, atangire kumwitegereza. Ati mbega umukobwa mwiza, ni ukuri uyu mukobwa ararenze. Uyu mukobwa uzi ko ni ukuri pe, uyu mukobwa ni ukuri pe, ararenze n'abandi bose naba nigeze kubona. Ariko uyu mukobwa uko byagenda kose ngomba kuba namuhindurira ubuzima, ibi byose nkaba nabikora. Ni ukuri pe, uyu mukobwa nkamwegukana. Uyu musore amaze kwitegereza uriya mukobwa, ariko nanone ntabwo nakomeza gutekereza byinshi. Ariko se nanone uyu mukobwa kari mwiza. Umusore urareba rwose yari yamukunze. Ati nukuri uyu mukobwa ni mwiza, ararenze, urandebera di. Umusore atangira kumwitegereza, atangira gutekereza ibintu byinshi mu mutwe we. Ati nukuri ngomba gukora ibishoboka byose uyu mukobwa nkaba nabana nawe akambera umugore. Nukuri pe, nta kindi kintu ngomba gukora. Umusore yakunze umuhomuresi. Erega nabo ni abantu, kandi bari abantu mubona bameze kuriya, bari abantu bakennye. Wagera uri ukamufata ukamuhindurira ubuzima. Erega nawe utamugira umugore, ariko erega wagukoreye umugisha, wamugirira neza. Isaha n'isaha igihe utazi yazabikwitura. Ariko se nanone urakorera udufaranga ukaturya wenyine, utekereza yuko ari uzabikwibukiraho. Ibyo byose ni ibitekerezo biri muri uyu musore. Akomeza kugenda atekereza byinshi. Ati ko byagenda kose nuko uriya mukobwa ngomba kuzamwegukana, akambera umugore, akambera umutima w'urugo, ndetse akambera mama w'abana banjye, kuko ameze neza. Uriya mukobwa ni mwiza, ndetse nizera ntashidikanya yuko uyu mukobwa yazambyarira abana beza cyane birenzeho. Ndetse umusore atangiye gutekereza ku munsi wa kabiri, ubwo yaba amaze guhura n'uyu mukobwa. Yatangiye mbese kumwambika, ameze neza. Ariko nanone ubwo akaba yamusanze mu muhanda, nanone ari ku kazi ke nk'uko bisanzwe ko kuza gutoragura amacupa, kuko uyu mukobwa niko kazi ke, niko kamutunze, nta bundi buzima arimo. Sasa uyu musore niko agenda ari kuri telefone. Gusa icyo utaruzi niko uyu musore ari umukire. Uyu musore afite amafaranga cyane, ko uyu musore yagiye kwiga mu bihugu bya kure, mbese avanayo impamyabushobozi irenze cyane, kuko n'akazi afite kamuhemba amafaranga atari make ku kwezi. Akorera amafaranga menshi cyane, namwe murabyumva. Ndetse wa mukobwa nawe niko ari hano ku muhanda, ariko nanone inzara itangiye kumwataka. Sasa uko inzara itangira kumwataka, nako wa musore ari hafi ahangaha. Ndetse uyu musore yarari kuri telefone. Uyu mukobwa ati se ndabigenza gute, ko ndi kumva ntameze neza mu nda, ndabigenza gute, ndakora iki? Inzara yamwatatse, inzara imumereye nabi. Ariko ibi byose uyu mukobwa ari kugerageza kugenda abirwanya, nubwo bigoye, ariko nyine biragoye. Ari kwivanamo yuko inzara ayifite, ariko se nanone wakivanamo yuko ufite inzara. Sasa wa musore aba yamufumbuye. Ati uyu mukobwa nanone ejo ndatekereza naramuhaye amafaranga, ariko se n'uyu munsi ndabona rwose inzara imwishe. Ahubwo se uyu mukobwa uwamufata nkaba namujyana muri resitora, tukagenda tukarya tugasangira, ndetse tukagana tukamenyana byimbitse, hari icyo bitwaye? Umusore ati hubwo iyo niyo gahunda nziza nakora. Araza
yegera uyu mukobwa. Nuko byagenze, araza aramwegera ahantu yari yicaye kugira ngo atangire anamuganize, mbese yumve amakuru ye, amubaze ubuzima bwe bumeze gute, mbese amateka ye, mbese yisanze hano gute, amubaze byinshi bimwerekeyeho. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo ngombwa muri aka kanya, ahubwo itangiye kuza amwegera kugira ngo anamubaze ikibazo yaba afite, ndetse anamenye niba uyu mukobwa yaba afite inzara. Araza ati umeze ute, ko ndi kubona wigunze, mbese umeze nabi ahangaha, byakugendekeye gute? Ndi kubona rwose udashabutse ndetse no kuvuga byakunaniye. Banza umbwire ni iki kibazo wagize, kandi rwose ntuze kumbeshya, njanga kugira ngo tuganire. Erega nawe uri umuntu nk'abandi, uri uw'agaciro, kuba naganira nawe nta kibazo kibirimo, si byose? Atangira kuza amuganiza ati ngaho mbwira bimeze gute, ubuzima bwawe bimeze gute? Gusa uyu mukobwa ati meze neza. Umusore abitekerezaho, umeze neza? Umukobwa ati rwose meze neza. Ndetse uyu musore ati hari akantu gato ushaka kugira ngo ngukorere, uranyemerera tube twajyana hariya muri resitora, mbese tugende turye tumere neza, tunywe, nta kibazo rwose, nta mutima mubi, urabyemera? Ni ukuri pe, ikindi kandi ndi kubona akifuza kuba najyana muri resitora tugasangira, kandi ntuze kugira ikibazo, ndi umwizerwa, nta kibazo uri buze kugira, mbese uri kumwe nanjye. Ndakwinginze rwose nyemerera tujyane hariya muri resitora, mbese turye dufungure, nta kibazo cyanjye nawe pe, tunaganire. Kandi umukobwa mwiza nkawe ntabwo ukwiye kwicirwa n'inzara ahangaha. Ikindi kandi kuva twahura twaruga nyine nkahita nguha ibyo nguha maze ukagenda, ariko uyu munsi ntabwo ariko bimeze. Ndakwinginze ibitekerezeho, sibyo? Umbwire niba rwose unyemereye tube twagenda rwose tuganire, tugende rwose, ndi kubona n'inzara yaba ikwishe, ikumereye nabi, bitekerezo maze tugende. Umukobwa abitekerezaho, katuze kureba igisubizo ari buze guha uyu musore, katuze kureba. Umukobwa niko ari gutekereza ati se nanone ako nanone njya muri resitora, mbese akazi kanjye ndaba nhishe, birumvikana. Ariko se nanone ibyo ushaka kunganiza utambwirira ahangaha, mbese ni ibiki? Banza umbwire muri rusange, kubera iki ushaka kugira ngo tujyane muri resitora? Ikindi kandi nkaba ntari umuntu mbese wajya muri resitora bitewe n'ukuntu umeze. Erega njyewe nkunze kujya mu maresitora y'abantu ugasanga bari kumfata nk'igisambo bitewe n'ubuzima bwanjye. Rero ntabwo ngiye kongera kujya muri Pandagare bitewe n'ukuntu rwose bigeze kuyishyiramo one day, ubwo ni nagerageje mbese kujya muri hoteli. Mbese rero no mu maresitora ndahatinya. Erega rero reka nigumira ahangaha, niho rwose hambereye, si byose? Ibyo ushaka kumbwira wabimbwira, ni ukuri pe. Ikindi kandi duhura umunsi ku munsi, rero reka mbwire wabimbwirira ahangaha, ni ukuri pe, ni ukuri, nta kibazo, bimbwire ibyo ushaka kumbwira, kuko kuba najyana nawe muri resitora tukagenda tukarya nta birenze, nabyemera. Ariko nanone nkubwiye imbogamizi, kandi nawe ubyumve. Ibyo ushaka kumbwira wabimbwira. Ariko se nanone njye ko ndi umuntu uciriritse, ndetse umuntu utaganira n'abantu bafite amafaranga cyangwa se abasore beza, gute wowe ukomeza kugenda unganiza? Nese waba ushatse kumbwira yuko unkunda ko njyewe bitavamo? Umusore ati sha wibaza ibyo bibazo byinshi, tugende, nta kibazo, turaba turi kumwe, nta muntu uri buze kugufata. Ibyo byose ninjye urabyishyura, ndetse wumva ufite amahoro, wumva utuje, tugende tujye kurya, ndakwinginze. Umukobwa bitekerezo bwa kabiri ati se unemere? Oya wapi, ntabwo twagenda rwose, ndabihakanye, ntabwo byavamo, ntabwo byakunda, ntabwo najyana nawe. Umusore ati sha uragenda, ibyo byose nibyo uri kwigira, kuko niba ari umwanzuro nafashe kandi ugomba gucamo. Ikindi kandi nizeye yuko umwanzuro nafashe ari umwanzuro mwiza, rero ndumva nta kibazo, si byose? Umukobwa bakomeza kumwinginga. Umusore ati yewe turagenda, njye rwose nabyifuje. Ikindi kandi ntukomeze kumbwira ngo ntabwo birakunda, mbabarira tugende. Ni ukuri pe, haguruka tugende. Icyo nshaka nuko nshaka kugira ngo njye nawe tugende tuganire, si byose? Erega nta kibazo, ntuze kugira ikibazo rwose. Nuko byagenze, umukobwa mbese uyu musore ahita amuterura amukura hano hasi, mpano yanjye. Mbega umukobwa byarangiye yemeye.
ati nta kibazo reka tujyane maze tugende unambwire rwose ibyo bintu bihambaye unshakira, nta kibazo rwose, nta mutima mubi, none se niba ibifuka ndabijyana. Umusore ati ibyo ushaka byose ubikore, wajyana iyo mifuka wayireka tugende hano kuri restaurant, ntabwo ari kure, ntabwo rwose biradufata umwanya munini, tugende rwose. Nuko byagenze, umusore ajyana n'uyu mukobwa, kumbe yaramukunze. Umukobwa nawe undebere ajyana n'uyu musore, bidatinze bageze muri restaurant, mbese bari batangiye kwiyakira, ndetse umusore ati akira ifoke rero uri buze gukoresha, kandi apeti uze kuryoherwa. Sibyo umukobwa mwiza, mbega umusore uzi gutanga keya, byiza cyane rwose. Mwa basore mwe murebereho, nukuri pe mujye murakunda abakunzi banyu, ariko utekereza ibi byose uyu musore ari gukora kandi atarakundana n'uyu mukobwa. Muratekereza ubwo bakundana yamukorera ibingana gute, yamukorera ibirenze? Namwe murabyumva? Mwa basore mwe, mwa bakobwa mwe, mujye mwiga gutanga keya, mushimishe abakunzi banyu. Umusore nawe ati rero reka nanjye mfungure, ikindi kandi ni amakaroni araryoshye rwose uze kuryoherwa. Umukobwa aritegereza ati si ibi bintu ndibuze kubirisha ifoke, ariko si wakoresha intokira, n'ubundi ko mu buzima bwanjye icyakura cyose mbashije gufata mbasha kukirisha intoki, ubundi uwakoresha intoki hari ikibazo. Umukobwa atangira kugenda arambika iby'amafoke hasi, ati n'ubundi intoki nizo nziza, ariko umusore ati nyamara koresha ifoke niyo nziza. Ariko umukobwa ati no, wapi, iby'ifoke ntabwo mbizi, ibyo nzi ni iby'intoki. Umukobwa atangira gutimbagura n'intoki, nta by'amafoke wamuzanaho, ibyo ni iby'abasirimu, akoresha intoki we nta birenze. Atangira kugenda yikubitira amakaroni, ndetse umusore nawe ari kumwitegereza, ati nukuri pe uyu ni umukobwa utirata, umukobwa utagira ubwibone. Mana yanjye, nukuri pe abantu benshi bagakwiye kwigira kuri uyu mukobwa. Uyu musore niko ari kuvuga, ati nukuri uyu mukobwa ntabwo yirata. Ariko se nanone uratekereza yuko umukobwa wo mu muhanda mbese arakora ibintu by'abasirimu mu ruhe rwego? Hari nubwo murenganya abantu b'abasirimu. Ubundi niba uri umusirimu, kora iby'abasirimu, nta mpamvu yo kugira ngo abantu bagucishemo ijisho. None se sibyo? Ndetse uko uyu mukobwa agerageza gufata ifunguro, nako uyu musore agerageza kumureba, ati nukuri rwose uyu mukobwa arashoboye, ndetse uyu mukobwa ameze neza cyane rwose. Mbega umukobwa, wow, byiza cyane rwose, yamukunze nukuri pe. Yaguyemo uyu musore, yabonye ko uyu mukobwa ari mwiza, yabonye ko uyu mukobwa atandukanye cyane n'abantu, ndetse atandukanye cyane n'abakobwa uyu musore yaba yarigeze kubona mu buzima bwe bwose. Abona uyu mukobwa afite isura irenze, isura nziza koko, kandi koko ngabeza ntibazashira. N'uyu mukobwa nawe yaza muri uwo mubare, si byose? Umukobwa atangira kwirira amakaroni, ari nako agenda ashyiramo akantu k'isoni, ndetse uyu musore ati se wumvisha ayo makaroni aryoshye? Umukobwa byo gusubiza yabibuze, ati araryoshye nta kibazo, nta kibazo pe, ameze neza. Ni ukuri pe, ahubwo wateguye amakaroni meza cyane, ni ukuri pe, n'ubutaha uzabikore, mbega byiza. Ni ukuri pe, uyu munsi umureye umunsi, utumye uyu munsi nirirwa nishimye, utumye uyu munsi nza kwirirwa ameze neza. Ni ukuri pe, ibintu wapanze kuba wakora wabikoze neza. Ni nuko byakomeje kugenda, ndetse uyu musore ariko akomeza kwitegereza uyu mukobwa, arimo agenda amubwira amagambo meza. Kumbe ibyo byose ni ibintu uyu musore gutekereza agomba gukora kugira ngo yegukane uyu mukobwa uko byagenda kose. Ati noneho sasa amasaha naya, ibyo byose ngomba kubikora, uyu mukobwa nkaba namwegukana, ni ukuri akambera umugore. Uyu mukobwa ni mwiza, ni ukuri pe cyane rwose, ngomba kumwambika nkamugira neza, mbese akaba umukobwa urenze, kuryo rwose urangomba kumujyana mu rugo nkamutetesha akaba umwamikazi. Ni ukuri pe, mbega byiza. Ibi byose ni ibitekerezo by'uyu musore, ati ngomba kubikora gutyo. Uriya mukobwa ararenze, ni ukuri kuva nabaho nibwo nabona umukobwa wo mu muhanda mwiza kuriya. Mana yanjye, bidatinze wa mukobwa baramukwereka, yarimo agenda hano mu muhanda, n'ubundi yaragiye mu kazi ke, ari gushakisha mbese icyamutunga. Sasa wa musore yari yamuvumbuye, yari yamubonye,
ariko umubona rwose ari kugenda hano mu muhanda. Sasa uyu musore agiye gukora iki? Ese agiye gushyira mu bikorwa ibintu byose yahoze ari gutekereza? Ese uyu mukobwa azamwemerera? Kwitekereje biriya byose akabona uyu mukobwa arimo aramwemerera. Ese uyu mukobwa azemera kuba yabana n'uyu musore mbese nk'umugabo n'umugore? Katuze kure muri episode ya 2 ni mu kanya, ntuze gucikwa. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao, naha mu kanya.